nta Izayi yarize ntago yigize ajya mu muhamagaro. Igipupe ntigikora, igipupe gikora ibyo ugikoresheje. Mbere Izayi yaranoma, ntago Izayi yigize bicara ADPR, ntago rero ari umukozi w'Imana cyangwa se n'umuntu wahamagawe n'Imana, ahubwo we yaratumwe. None niba bidakunda kukizaye none arashaka kugenda asenya itora arereye hasi, arereye no ku mutwe. Reka tubasuhuze mwese abadukurikira kuri izi channel. Imana nibaho umugisha. Muri uyu mwanya rero cyangwa muri iki gitondo tubyukijwe no kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana cyangwa tuganire ku bihe nk'ibi ngibi tugezemo. Mudukurikire rero kuri izo channel, reka tubabwire izi channel mukane na subscribe niba muba mwabyishimiye, mudutera inkunga kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro dukora mwabyishimiye. Imana rero ibaho umugisha turabibasabiye. Imana nibarinde, Imana nibayobore, ibakize aho muri hose mu Rwanda, aho muri hose mu bihugu byo hanze, abavuga ikinyarwanda cyangwa n'abatakivuga mwese yambi. Muri iki gitondo rero tugiriwe umugisha no guhura n'umukozi w'Imana, ari we dusanzwe tubana. Imana iramurinda kandi Imana ibana na. Reka tumuhe umwanya tunamusuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe mukozi w'Imana. Yahimbazwe. Witeka abishimire. Pastor Noah, mumeze mute? Turaho turashimira Imana. Iminsi myinshi abakunzi bacu baragushuhuje, reka tugu umwanya basuhuze nabo. Nanjye ndabashuhuje igitondo cyiza kandi Imana ibishimire. Kandi nabo barakwishimiye. Amen. Wenda kugira ngo twihutishe ikiganiro cyacu, burya ikiganiro cyo kwihutisha kugira ngo tutarambira abandi, tuhite tujya kuri topic yacu twashatse kugira ngo tuganireho. Reka tugusabe udusengera Imana twinjire mu iki kiganiro. Urakoze cyane. Icyo dusaba abazajya bakurikira ikiganiro bajye bakisoza, kuko ari ubuhanuzi waba uri hagati cyangwa se bukaba buri ahasoza. Rero iyo urebye ukashaka kumva agace k'imbere cyangwa ikiburya, ntago ba umenya icyo ijambo ry'Imana rivuga. Rero Imana ibagirire neza. Data wa twese usumba byose kandi ubera hose icyarimwe, turagushimiye ko ari wowe mujyanama, turagushimiye ko ari wowe murengezi, isoko nziza y'amahoro. Umenya byose bitaraba kandi umenya n'ibiriho. Umenya ibitangira, ukamenya ibiri hagati, ukamenya n'ibizaheruka. Twubakishije izina ryawe, ubwami bwawe bumanuke bubane natwe, cyubahiro kibi cyane none n'iteka ryose. Amen. 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 Imana iguha umugisha. Pastor Noah, nakwibaza ngo muri uyu mwanya twaje kugira ngo tuganire kubyerekeye n'agahumamunwa cyangwa ibintu bikomeye cyane biri kugaragara muri ADPR. ADPR twari tuzi ko ari abanyamwuka, ADPR ariyo Imana yishimira mu banyamwuka cyangwa mu bayubaha. Pastor Noah, muri iyi minsi wowe uyurebye ubona bimeze bite? Urakoze cyane. Nge ntago bintangaza. Muri makeya ubona? Muri make ndagira ngo nkubwire ngo nge ntago bintangaza. Kuko ibyavuzwe ni ngombwa kugira ngo cyangwa ibyanditse bikunde bisore. Kuko iyo bitaza kuba byasora ntabwo Imana yabiri ikora, kuko nicyo cyerekana ko Imana ikora. None se Pastor Noah, kubona ko Satani ari kurwanya abanyamwuka, iherezo rizabirihe ko abanyembaraga ari bo Satani yashyizeho intego yo kugira ngo abagushe? Ubundi mu ikosa rya mbere idini ryakoze ni ukwigisha abantu ibyiza, ntibabigishe n'imbaraga za Satani uburyo zinesha umuntu. None ko hari abavuga ko Satani ataba hari umwuka, mbese ari ibintu by'abazungu bizaniye, tuhise twikubita noneho ahantu Pastor Izayi yaje kuvuga ko ngo Bible, Bibiliya ngo ni igitabo cy'abazungu bizaniye baduhimbiye. Wowe nka Pastor Noah, tukaba dufite umushumba wacu ari we Izayi twubaha cyane, wowe ubwawe iyo wumvishije nk'amagambo nk'ayo nk'umuyobozi avuze,
uyobora regional, wowe urabyumva gute wowe? Urakoze cyane. Icyo nakubwira ni ibintu bibiri. Urumva isezerano ry'Imana kugira ngo risore rikorera mu muntu, kandi kabiri byiza Imana igaragaza nanone ibigaragariza mu muntu. Ahubwo ikibazo Satani niba aba mu mwuka, Imana yo bari bayibona? Oya, nta wari wayibona buriya. Noneho ndagira ngo nkubwire, Yesu ijambo yadusigiye ni rimwe. Yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto. Rero imbuto zagaragaye, inziza ubwo nazo zigiye kugaragara. Imbuto zaba ki? Urumva? Imbuto z'abeza n'ababi, kuko zigaragarira hamwe, nta mbuto isiga iyindi. None se Pastor Noah, ko Izayi yavuze ko Bibiliya ari iy'abazungu batuzaniye, kandi akaba ayikoresha mu buryo bwo kubwiriza ubutumwa, bishatse kuvuga iki? Ibyo ngiye kukubwira iki kimwe. Nakubwiye ngo umuhamagaro, nta Izayi yarize ntago yigize ajya mu muhamagaro. Jya utandukanya kwiga utandukanye n'umuhamagaro. Urumva? Warize nibyo, uzi Icyongereza, uzi Igifaransa, uzi Igiswahili, uzi uzi Igispanyolo, uzi iki, ariko ntabwo uzi umuhamagaro. Impamvu ngiye kukubwira icyo nyumve, abantu bize hafi ya bose nibo basa naho bari koreka isi. Kubera iki mpamvu baroreka isi? Batwereka ibyiza mu kanya bagahindukira bakabicurika. Muri make navuga ngo bari kugenza ibirenge, byajyaho bakagaruka bari kugenza iki? Umutwe hasi, ibirenge bikajya hejuru mu kirere. Nuko nguko ndi kubibona mu bantu b'iki gihe. Ariko ndagira ngo nkubwire, umuntu nyawe ijambo yamenye arihagararamo kurenda ariho cyangwa kurenda apfuye, cyangwa Kristo agize ate agarutse. None se Kristo yagarutse ngo none avuge ko Bibiliya ari we wayihinduye? Aha rero niyo mpamvu ndi kukubwira ngo umuhamagaro n'amashuri, aho utabyumva neza ubyumve neza, utajya ngwanyije abizi, kuko nanjye ndi kwiga. Urumva? Kwiga si bibi, ariko ubwenge wiga butari mu mwuka w'Imana ni zero, ni ubusa. None Pastor Izayi ntago ibyo yabavuga ko ntago ari ukuri, Bibiliya ari iz'abazungu, ntago byaba ari ukuri? Niba naho nge ndavuga icyo nyumva. Mu Rwanda ntago bari bazi imodoka, mu Rwanda ntago bari bazi kaburimbo, mu Rwanda ntago bari bazi iby'amazu, ntibayasenye n'ubundi basubire kuba mu mashyamba. Kuko abazungu hari ibyiza bazanye, hari n'ibibi bazanye. Ibyo tubyemeranyweho. Bivuga ngo rero ugombaga, kandi ikindi nakubwira, ntabwo umuzungu yabayeho mbere y'umwirabura, kuko umuzungu aje nyuma mu gihe cyo ku bwa Nowa. Kandi mu gihe cyo ku bwa Nowa ni nabwo abantu bariye inyama, ni nabwo abantu batangiye kugira umwuzure usohotse, umwuzure urangiye. Rero sinzi igituma bari gutsimba, kuko nujya kureba imbere y'igihe cya Nowa hari isi yari iriho, hari n'abari bariho, hari ibyo bari baragenewe. Rero ahubwo ikibazo dufite, abantu bari gusoma ibyanditswe byera, byabananira bakabicanga nka karara, bakabicanga nk'ikarita ziriya karita. Kuko uzabona hari abari gucanga ikarita, akubwire ngo nganda atatiriye bwana. Aha rero niho Izayi yageze. None Izayi ko ari we mukuru wa ADPR, hakaba hari ibintu byinshi cyane biri guhinduka. Bimwe na bimwe amahame ya ADPR ya mbere akaba ari kugenda ahindagurika bitewe n'umuyobozi. Nyuma y'uko ADPR bamushyizeho byinshi cyane bikaba biri Pastor Izayi yaba ari we ugiye gushyiraho iherezo. Reka nkubwire iki, Imana irimo kugira ngo imenye abayubaha by'ukuri, inamenye n'abatayubaha, kuko Imana itoranyiriza mu itorero ryayo, kandi Imana ihana ihereye ibanje guhera mu itorero ryayo.
kuko ubu icya mbere ngiye kukubwira ntabwo naza kwinjira urugo rwawe ngo duhane wowe nyirarwo utabanje kurwihanira. ni ukuvuga ngo iyo nje kuruhana ni wowe uba wanyeretse inzira yarwo y'uburyo nduhana. ni nako n'itorero rimeze. Izayi rero ni igikoresho cyangwa ni agapupe. oya ni igikoresho kuko igipupe ntikivuga. igipupe ntigikora, igipupe gikora ibyo ugikoresheje. none niba wenda uri kuvuga ngo Pastor Izayi ni igikoresho, ni igikoresho, none twakwibaza ngo igikoresho kigira ugikoresha nyine. none ni gute muvuga ko ari igikoresho kandi ari umuyobozi? Reka nkwereka impamvu ya mbere. Izayi yaranoma. ntabwo Izayi yigize wicara ADPR ngo isenge nirangiza ivuge ngo ni wishyizeho. umunsi yagiye w'ikimenyetso cya mbere yakoze amasengesho. dukora amasengesho niba ari ay'iminsi 15 ahita akuraho abakuru bose bitorera. mbwira yo umaze kwica sko usigara ufite ubuhe burere? usigara uri ikigenge. nicyo rero arimo gukora. none tuvuge ko Pastor Izayi yabaye ikigenge, none cyane yabaye ikigenge mu murimo w'Imana. none se mukozi w'Imana ubwo ADPR niba ifite ikigenge, ubwo tuvuge bishatse kuba ko duhagarariwe n'ikigenge. 2019 tw'Imana yaratubwiye subiremo ngo igihe kirageze ko umuntu azajya avoma ayo azajya anywa ayo yivomeye. kabiri kandi umuntu azajya ahagarara ku ijambo yamenye. bivuga rero iki nicyo gihe, nicyo gihe tajya ngo hari n'ikindi gihe uzabona. 2019 nibwo Imana yavuze ngo buri muntu azajya anywa amazi yivomeye. ubu rero umuntu utazanywa amazi yivomeye arahura n'iki? n'ingaruka. arizo ngaruka urimo kumbaza uyu munsi wa none. none se niba yaraje azi ko kunywa inzoga ari icyaha, akaba azi ko gusambana ari icyaha, akaba azi ko kubeshya ari icyaha, akaba azi yuko buri kimwe ari icyaha, none uyu munsi akaba ahinduye ngo baradushutse Bibiliya ntayibaho. uyu muntu ni iki? kandi agendeye mu muhamagaro w'iki? ntago rero ari umukozi w'Imana cyangwa se n'umuntu wahamagawe n'Imana, ahubwo we yaratumwe. Pastor, none ibi byose ko biri kugaragara nyuma y'uko Dove hoteli yubatswe, bamwe bakabafunga kubera amafaranga bariye, hakazamo impinduka nyinshi cyane, Pastor Izayi yarangiza kugeraho ibyo byose bikazaho, ubwo ngubwo ni bande bayariye? baba bayariye Dove kubakwa? arigakira ni ikinyoma. ni nk'uko ashaka kuvuga ngo urugo rwawe waciye umugore inyuma kandi utigize umuca inyuma, ari kugira ngo bakunde bamwatake babone uko bamwinjira bamusenye nawe bagusenye. icyo ni Izayi buriya yakoze. Pastor Noah, uvuze ikintu gikomeye cyane. none tuvuge ko ikira cyari ikinyoma kugira ngo binjirire ADPR bayisenye. arega nge ndavuga nk'uwahamagawe n'Imana wemerewe gupfira Imana. kuko nge ninjiyemo ndushye mbabaye, ninjiyemo naniwe, ninjiramo mfite ibibazo, ndangije ndaruhuka. wambwira yuko ute yuko abantu batureze tugakura bakaduha ubwenge uyu munsi aribo babaye injiji, Izayi akaba ari uje afite ubwenge bwo kugabanya ibya abakuru bubatse. ngaho nitugabanya u Rwanda turugaruye muri Gasabo, ahandi tuhaha abandi, urebe ko biri bukunde. none niba bidakunda kukizaye, none arashaka kugenda asenya itora arereye hasi, arereye no ku mutwe, mukabesha ngo arimo amasengesho. ntabwo ari amasengesho ni nk'ayo uriya mwami Ahabu agiye kurwanya Nabote, n'umugore we Yezebeli agiye kurwanya Naboti kugira ngo bamwambure uruzabibu rwe. niho rero Izayi ahagaze. none tuvuge ko
ari umurimbuzi ni umurimbuzi. Mutazajya ngo ejo nimwumva ngo ikizira cy'umurimbuzi cyahagaze ahera h'urusengero. Matayo niba ari 24:15, nta kindi ni igisenya umurimo w'Imana gishaka kugira ngo cyerekane ubwami bw'isi. Ni umuntu rero nawe ujya ubimenya. Urakoze cyane. Abantu benshi cyane baratwumva kandi bazabikurikira. Ntabwo turi gusenya umurimo w'Imana, ahubwo turi kubaka. Mwese mukore komenti kuri izi channel kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro. Buri muntu wese yemerewe gutanga igitekerezo, ari udutuka, ari utubwira neza, ari uwatubeshye ibyo tutakoze, nta kibazo twe dufite. Uwaduhamagaye niwe uzatwishingira, yaratwishingiye kwanza, ni nawe uzaduhindishiza akababaro. Yego, ntago Satani azigira duhindishiza akababaro. Urakoze cyane. Pastor Noah, ubushize wigeze gukora ikiganiro ku bagore ngo ntago bemerewe kuba pasiteri, ariko Pastor Isayi we yabyemeye avuga ngo abagore nabo bagiye kuba abapasiteri cyangwa abashumba. Umukozi w'Imana ukorera witwa Pafiri avuga ko ubundi bitemewe kuba umugore yaba umushumba, ariko we yavuze ko we yanabimubwiye ngo yabaganiriye hashize igihe ngo muri 2019 yabivuze ko ngo bigeze kuganira atari yajya hagiye kujyaho. Urumva ko ari ibintu baba barapanze, gahunda iba yarapanzwe kera ko bazasengerwa abagore. Noneho pastor wigeze no kubivugaho ikiganiro, uvuga ko bamwe bagiye bakureba nabi, mbese nguri gufunga. Ubundi narabivuze, basa naho cano bagabanuka kuyireba kuko nabonaga kwirebwa n'abagore. Urumva nge ndasubiramo iki kandi nzahora nkivuga kurinde Yesu agarutse. Umugore ashinzwe inshingano z'urugo, umugore ashinzwe kurera abatoya n'abakuru, umugabo ashinzwe nawe kumugiraho umugore. Ni nayo mpamvu ubona ingo nyinshi uyu munsi zuzuye divorce, kuko nta kubaha kuriho, babaye ibyigenge. Ariyo mpamvu nta ngo dufite. Abantu bafite icyo bita ingo, nta rugo ruhari. Urugo ni rumwe na rumwe. Haje mugo kubagira inama, kuko muri nubanega abantu biravuga ngo nimuze tujye inama. Ni kuwiteka. Ahantu hatarimo inama rero hakazamo gutegeka, jya umenya ko umubi yinjiyemo. None ubwo ngubwo abo bagore bashaka kugira ngo nawe baba abayobozi, ntago wenda byaba ari igihe kandi n'ubundi ubuyobozi babufite, ahubwo bashaka kurenga ubuyobozi bwabo. Bafite ubuhe buyobozi? Ubuyobozi bwa mbere bafite ni ukubabafasha. Ntago bibahagije, bashaka ibi. Niba bitabahagije rero ni umubu urimo kubamotiva kugira ngo bisenye bazarimbuke. Wibuka ko umugore wa Yobu yazize kutagendana n'umugabo we. Bibiliya byose irabitwereka, nta kintu yasigaje. Ubwo yamubwiraga ngo ipfire, turakajya aramubwira ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Ngo Imana nituzanira ibyiza tuzayishime, nizana ibi tuvuga ko itabikoze. Ariyo mpamvu iyo tuvuze ijambo Imana ishobora byose, umuntu wiza kubwira ko ayifasha. Ariko twebwe idufasha mu nzira izo arizo. Nanjye yamfashije gusoma no kwandika byarananiye. Ima gusoma no kwandika. Buriya niyo mpamvu nkunda kwisomera kugira hatazagira umuntu uvuga ngo baransomeye. Kuko iyo basomaga iteka ryose numvaga abantu mu rusengero bavuga ngo twabwirwa n'iki niba batatubeshye. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo nge Imana impamagara, yampamagaye mu buryo official cyangwa uburyo zipesiyari. Urumva? Bivuga ngo rero ngewe ari abize ntibambeshya, ari n'abatize ntibambeshya, kuko nge nahamagawe n'Imana. Urumva? Yego. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo uyu munsi wa none umuntu wahamagawe n'Imana aba mu mbera byombi, ariko akirinda imbera byombi zabyo byose, ahubwo akaba umuntu mwiza, ngo uwo umuntu Imana iba yaratumye. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Rero wenda turacyari kuganira ibidasanzwe muri ADPR, cyangwa amabanga menshi cyane ADPR yari ifite ariko ari kugaragara ku bwa Pastor Isayi.
ntayo, nta mabanga yari ifite Izayi afite. Amabanga yari ifite yari afitwe n'abasaza yabanje kwirukana. Andi mabanga yari afitwe n'abahanuzi baciye bazamura ibendera ry'abatinganyi. Andi mabanga yari afitwe n'abigisha. None nabo dufite abantu bize indimi gusa, bakaza amezi bakihugura amezi 6 mu bya Bibiliya cyangwa umwaka n'amezi 2. Abo nibo bari kutuyobora, ariko ntibazi iby'Imana, bazi ibya letere, bazi iby'imibare na statistique, ariko imibare y'Imana nayo bazi. None se pastor, kuki abo bantu ari bo baje mu murimo w'Imana biri guterwa n'iki? Impamvu ari bo baza mu murimo w'Imana nuko ari bo bibye bya bindi basenye bya babandi bubatse bari batangiye kugeraho. None pastor, ntibyashoboka ko ADPR ko imaze w'icumi, Abefeso 5 umurongo w'icumi havuze ngo iki, ngo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Urumva ibi bintu Imana izaza kubigushakashakira. Uyu nguyu tuvuze ni Pawulo, umwe wabanje kurimbura itorero nyirizina. Ari umunyamategeko nk'uko Izayi yinjiye mu itorero ari umunyamategeko w'imibare no gushakashaka, ariko aje gusenya ibyubatse. We arangije arahindukira. Amaze guhindukira, arangije aza kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nyuma nabwo arabirenganyirizwa, ariko aravuga ngo Imana ishimwe kuko ndi kurenganywa byose birimo inyungu zande za Kristo, none ntihakirimo inyungu zanjye z'amategeko. Bivuga ngo rero Kristo ahindura uwiza agahindura n'utarize, ariko yaba batahindutse barwanya abahindutse. Izayi rero ari kurwanya abahindutse. None Izayi ari kurwanya abahindutse, ubwo intego akaba ari intego ya mbere afite niyo gusenya umugambi w'Imana kugira ngo yubake imbaraga z'ibyo yakiriye, cyangwa kugira ngo yubake ubwami bwa Satani muri ADPR. nyine nazajya insizo mbaraga se, none se si umwuka uri kumukoresha agira ngo yapfuye yabikora? Yapfuye nabyo yakora. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo buri muntu azahembwa akiri mu isi. Ubu Izayi yerekanye umugabane ahagazemo. None ko bose bavuga ko iyo bari gukora biriya bavuga ko bari gukorera Imana. Arega Imana yavuze ngo uhitemo, shyize inzira ebyiri imbere yawe mwana w'umuntu. Inzira ebyiri ni iki? Kuko Imana yiza kugira amageragere ntago bari kuyikorera. Yiza kugira amageragere, mageragere iri mu muntu. None impamvu mageragere ikunze kuba ihana abeza igahana n'ababi. Iyo rero niyo mategeko, niba utari unabizi uyu munsi ubimenye. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo kiranuka ugeze ku gupfa cyangwa ukiranirwa ugeze ku gupfa. Urakoze cyane. Imana niba guha umugisha. Bakunzi bacu rero n'ubundi tukiri mu kiganiro cyacu. Wenda turi kugira ngo twubake umurimo w'Imana. Twavuze ko atari ukusebanya cyangwa kugira ngo ibintu. None Pastor Noah, ndagira ngo nkubwire aha hantu abatubanjirije twabonye ko hagiye hakiranukamo, kandi iteka ryose Imana iricuza. Iyo ibonye ibyiza batangiye kubigira gute, we ntuhagarare neza ukagendana nabo, igira ite? Iricuza. Kandi ikindi cya kabiri, Imana ntirobanura ku butoni. Icya gatatu ni uko izahora umuntu imirimo akora. Njya numva bavuga ngo Yesu yaje kubw'ubuntu, ariko yerekana ko imbuto ziri mu muntu zigaragara inyuma.
ntabwo iki nzahwema kukivuga. Niyo mpamvu uzumva umuntu najya kukwigisha ku ijambo ngo umutini ngo arawuvuma ngo ariko si cyari igihe cy'umwero wawo, ngo ariko abarangije ngo baragenda ngo ariko wari ugize gute, wari utoshye. Rero ndagira ngo nkubwire ko uyu mutini Yesu yigishaga intumwa kugira ngo ababwire ibizaba, aribwo yabwiye Petero ngo muhinduye kuva mu mafi uze uba umurobyi w'abantu. Yesu yagiye akoresha ibintu bigaragara, yagiye avuga bikaba. Natwe rero muri iyi minsi turimo kubirebera ku bintu yavuze bikaba. Umukiranutsi wayo abeshwaho no kwizera. Iyo wabuze kwizera urapfa. Izayi yabuze kwizera niyo mpamvu yapfuye, ariko ariho mu buryo bw'umubiri. None Pastor Noah, iyo urebye cyangwa iyo turebye muri iki gihe, tubwire iki abakristo ba ADEPR mu bihe nk'ibi ngibi tugezemo? Ubundi hari ikintu nabonye ngiye kukubwira. Ubundi habagaho inyigisho ku buryo bakwigishaga umubatizo, wakumva ushyitse ukavuga uti ndabatizwa, wakumva nashyitse ukavuga uti mbaye ndetse. None uyu munsi abantu bagendeye mu kigare, araza bakabatiza. Hari n'uzazanye amafaranga bagahita bavuga bati uyu nguyu azadufasha mu mishinga, bakabatiza. Niyo mpamvu rero itorero riri muri ibyo byose, ariko icyambere nuko nakubwira ugomba gukiranuka kugeza ku gupfa. Ntabwo ari ugukiranuka ngo igice kimwe ube mwiza ikindi nugaruka usenye ibyo wubatse. Kirazira, kikaziririzwa. Niba isi, nimvuga isi, niba leta itasenye ibyo yubatse, bisenywa n'abandi bayikuyeho, urabona Imana ari izakora ikosa yo gusenya ibyo yubatse kugira ngo abantu bubake iby'Imana? Iki rero ndagira ngo nkubwire ngo Izayi yaje aje gusenya Imana, ntabwo yaje aje kubaka Imana. Kuko iyo aza yubaka Imana aba yarahereye ku batubanjirije. Wari wabona intumwa zisubiranamo? Ngiyi Bibiliya uzanyereka aho zasubiranyemo. Nihaba hahari nge nzaza unsengere. Urakoze cyane. None Pastor, ko ADEPR igiye kongera abagore bagiye kujya bambara amapantaro, bagiye gusa nk'abandi, buriya wasanga bari batandukanye n'abandi ariko ngo bashaka gusa n'abandi, bakinywera akayoga gakeya. None Pastor, Kristo Jésus arwastake de star. Ngereka nkubwire, nakubwiye ko naje kuri izi kamera ntaje gukina prank. Urumva? Babe babiri, babe batatu banyumva nibaze dukomezanye urugendo. Ariko ntago nzigira ntenguye Imana yamaye kumenya ngakaraba nkaca, ikama kumenya kwambara inkweto, yarangiza ikama kumenya kubwiriza ubutumwa, ikama no kumenya kuba umwigisha. Ntago iyi Imana nzayihemukira. Icyo nicyo cyo mbanje kukubwira. Ikindi cya kabiri uri kumbaza, ntabwo isi ya none ibayeho abeza gusa bonyine ngo ibeho n'ababi. Iteka ryose bazabaho abeza n'ababi kurende Yesu agarutse. Ariko intwari, nakubwira ngo intwari zirananiwe, ubu hagiye gukora intwarane igihe nk'iki. None nakubajije icyo kibazo, none ko ADEPR igiye gusa nk'abandi, ubu turi kubwira abakristo kugira ngo na ADEPR ariko si itorero ry'Imana. Ariko itorero ry'Imana riri muri ADEPR honyine. Kuko reka nkubwire ukuntu ritari kiri muri ADEPR honyine. Niba bashaka gusa n'abandi, ubwo se riracyari itorero? Byabaye idini. Kuko icyerekana itorero niko ritura ukwabwo kandi rikaba ukwabwo kandi ribana n'abandi. Nese niba umusambanyi yambaye ipantaro, n'umujura akambara ipantaro, n'umwicanyi akambara ipantaro, n'umubesha akambara ipantaro, uzajya kwigisha ngo kwambara ipantaro ni icyaha? Nese niba unywa inzoga nanjye nkayinywa, uzaza kunyigisha ngo kunywa inzoga ni icyaha? Ariko Pastor, wenda dusobanurire ikibundi icyaha kiba icyaha ryari? Icyaha kiba icyaha kuko ibyo uvuga
atari byo ukora. ibyo uvuga atari byo ukora. Nicyo cyaha. None niba wenda bavuze ngo kunywa inzoga muri ADEPR ni icyaha, none bikaba bigiye kuvaho ko atari icyaha, arega ntabwo ari ADEPR, Bibiliya irabivuga uhereye mu itangira ukazageza mu byayishuwe. Umunaziri ubundi Imana yahamagaraga atandukana n'abo agiye kuvamo. Umunaziri Imana ihamagaye imutandukanya n'ubwoko arimo, ariko ntabuvamo, ahubwo areka ingeso zabo wakajya mu by'Imana yamubwiye. Ubwo imikorere ye n'iy'abandi bitandukanye, iratandukanye. Bivuga ngo iza imikorere n'ubundi muri ADEPR itandukanye n'abagize gute, n'abahatambutse, kandi ikindi nanone itandukanye n'abagiye gukomeza nawe akomeza umushinga we. Wenda tugira ku musozo nakwibariza ngo Pastor Isaie, ADEPR ashaka kuyigeza hehe, izagera he? Newe haza ntago nahinjira. Icyambere ngicyo ngomba kumenya ni iki Imana yambwiye ngomba guhagarara mu gihe gisa n'iki. Nkawe ashaka kuyigeza se ntimuhabona, hari ahandi sateze kuyungura, yarayihombeje. None abakristo babigenze gute cyangwa babikore gute? Abakristo bumva ko bagendana na Kristo, bahamanya na Kristo, nibaguma uko bari bagihamagarwa, bikumva amarangamutima y'umuntu. Nibumva icyo ijambo ry'Imana rivuga, ntibumve iby'abantu, nibumve iby'abantu barimo kuvuga. Kabiri, bumve icyo Imana icyo umwuka ari kubwira amatorero, ntibumve icyo abantu bari gusenya amatorero. Noneho kugira tubirebe neza, nsomera Yesaya 55, Yesaya 55, somera umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Yesaya 55 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, aravuga ngo agakiza ku buntu gaturuka ku Mana. Agakiza ku buntu gaturuka he? Ku Mana. None si yo Mana ninde? Si turemwe mu ishusho yayo? None si Imana yaremye ibibi, cyangwa ibibi byaremwe n'umuntu? Ariko kuko yabyakiriye kandi yarabibujijwe, niwe winjije Satani. Umurongo wa mbere avuga ngo yemwe abafite inyota, urumva, yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza, niwe nawe naze nazanywe. Nimuze mugure murye, nimuze mugure munywe murye, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Urakoze cyane. Ni 20. Aho hantu wumvishe ko tuzakoresha amafaranga. Kabiri, reka tukomeze kuri kabiri. Ngo niki gituma mutanga ifeza mukagura ibiti? Aho twari kuhagera. Reka tubanze uwo murongo wa mbere. Urumva, twebwe tujya mu buntu ariko bufite byose. Urumva, none rero Isaie we yaje gusenya byose, ahubwo azana iki? Ibintu. Urumva, azana iki? Ibintu. Kandi ibintu biri muri bwa buntu. None se wowe ugurishije ubuntu ukajya gusambana, ubwo urumva uzaba ukiri ubuntu? None niba ugurishije ubuntu ukajya kwiba, urumva uzaba ukiri ubuntu? Ngaho komeza ku murongo wa kabiri. Umurongo wa kabiri avuga ngo niki gituma mutanga ifeza? Umva, Isaie yatanze ifeza kandi azaje no gushaka ifeza mu buntu, ariko birangije byerekanye ko we ari umucuruzi atari mu buntu. Mukagura ibitari ibyo kurya. Bakagura ibitari ibyo kurya nyakuri. None njyewe tuvuge niba Imana yaranyijije, urumva, kanseri,
ikankiza amaso, ikankiza diyabete, ikankiza urumva, ikankiza za pararize, nzajya mbeshyera Imana ngo ntago yakoze? Njye ndi mu buntu bwayo, ntago ndi mu buntu bw'abantu, ariko ndihe ndi mu bantu. Amen. Ngo ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kumvira, mubone kurya ibyiza. Urakoze. Ubugingo bwanyu ukishimira umubyibuho. None urumva uyu munsi abantu bari kwishimira umubyibuho cyangwa bamwe barababaye? None se bababaye nibatabona ababahumuriza bazajya cyangwa bazajya gusa na babandi arimo kubigisha bagasa nabo? Njye navuyeyo rero, ntabwo uri bumbwire ngo ngeyo. Niyo mpamvu rero ngomba guhagarara ku cyo namenye. Urabona ko ari abashaka ifeza n'izahabu by'imibyibuho barahari, ndetse n'abashaka ubuntu bwa Kristo, bashaka ubuntu bw'Imana nabo barahari, ariko bose bari hamwe. Niyo mpamvu nakubwiye ngo turi mu gihe cy'uko umuntu agomba kugira gute. Nakubwiye ko 2019 Imana yatubwiye ngo umuntu azanywayo yivomeye. Ikiro nicyo gihe cyo kunywa yivome. Tukabwira n'aba nabo bari kubyishimira, bakumva tukagendana, bakanga bagapfana na Izayi wabo. Bakumva bagakira. Kuko nagira ngo nkubwire ngo umubu uzamubona uriho n'umwiza uzamubona uriho. Ariyo mpamvu ubona abantu banga gushimira Imana bariho bakazajya kuyishimira bapfuye, ariko ntibibaho. Kandi ikindi cya kabiri, jya ushimira umuntu akiriho, ntugashimire umuntu yapfuye. Ahubwo icyo gihe uri gushima ni ubuhamya burimo gutanga bw'imirimo myiza yakoze. Benshi rero bari kwigisha ijambo ry'Imana baricuritse, inshuti yanjye. Ariyo mpamvu banza bigisha bakaba bahagaze ku babwiriza, kuko umubwiriza afata imirongo akaza akayivuga agasenga akigendera, ariko umwigisha bisabwa ko yigisha uwo yigisha akamubaza kugira ngo nawe azasigare mu kirenge cye. Hari ibihari, hari ibyo azayigeze akoresha. Ahubwo yaravuze ngo nimugende mwiga amezi 6, ngo nimumara kwiga amezi 6 abandi mwiga umwaka, ngo muze tubahe imirimo. Ni imirimo y'ifeza n'iki? Niyo mpamvu ubona ijambo ry'Imana riri kubwirizwa iminota 8, indirimbo zigahabwa amasaha 3. None nkanjye Imana yabwiye ndabireba nkabimenya, ariko wowe uzagira ngo yagwaye umudendezo, ariko ntuzi kurimo kurimbuka kujya muri rwa rwobo. Urakoze cyane. Somera n'umurongo wa 6. Yesaya umurongo wa 6. Arega uyu Yesaya wibuke ko yavuye mu Bayuda, yavuye mu Bisirayeli. Yesaya umurongo wa 55. Umurongo wa 6. Umurongo wa 6 baravuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abona. Dushaka Uwiteka bigishoboka ko abona. Tumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze. Urumva umunyabyaha reka ingeso ze. Ukiranirwa reke gukiranirwa kwe. Agarukira Uwiteka nawe aramugarukira. Bivuga ngo iki ni igihe cyo kujya twigisha abantu bagarukira Uwiteka. Nuramuka utabigisha ngo bagarukire Uwiteka, ukabigisha kubajyana mu irimbukiro, menya ko ufitanye ikibazo ufatanyije na Izayi, uri gusenya umurimo w'iki? N'urubanza. Angira ngo nanakwibutse ko hari umuntu twahaririye arambwira ngo yasomye mu mategeko, ariko nge narasomye kuva mu Byahishuwe, nako kuva mu Itangiriro ukageza mu Byahishuwe. Nta hantu mbona Bibiliya Yesu asengera umupasiteri w'umugore. Nta namwe nge nimuhabona. Naravuze ngo nzazama umugore iyo yubatse urugo rwe neza, umugore akarera abatoya, akarera n'abakuru, izo ni inshingano ze. Nawe umugabo ni ukuvuga ngo ugomba kumenya umugore wawe, kuko nusoma ugenda usome mu Migani igice cya 31 harimo amagambo avuga neza umugore uwo ari we, ko ari umunyamugisha, aheshwa umugisha n'umugabo we, akambika ikamba umugabo we, ndetse n'abana bakamwita umunyamugisha.
noneho urimo kugira ngo umujyane hejuru. Ndagira ngo nkubwire hari ibintu bari guhuza bitazapfa bihuye, ari ugupfundipfundikanya. Ubu wafata ibumba ukarivanga n'icyuma ukavuga ngo bizahura, aho rero niho zayahagaze. Ntabwo bizigira bishoboka. Rero tubonye icyanditswe neza icyo kiri kutubwira. Nshuti yanjye, urumva? Reka wenda tujye muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko Yohana yabwanditse abibwirijwe na Yesu Kristo. 14 undebera umurongo wa 6. 14:16. Ntabwo Yesu yigize ahushanya na Yesaya cyangwa na ba Yeremiya. Haravuga ngo 14 umurongo wa 6. Umurongo wa 6 haravuga ngo Yesu arababwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa data namujyanye. Iyo mwaramenye muba mwaramenye na data uhereye none muramuzi. None urabona Izaya zi Kristo niba atangiye kuvuga ngo abagore akavuga ko Bibiliya yitanditswe, niyo mpamvu irivuga ngo ubisoma abyitondere, nutabyitondera rero ni kazi yawe, ni kazi. Noneho nsomera aho 15 umurongo wa 7 niturangiza dusenge Imana. 15 umurongo waho wa 7 aravuga ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Urumva? Ngo nituguma muri Kristo tukaguma muri we nawe akaguma muri twe, icyo tuzasaba cyose tuzagihabwa. None Zayi niba yarubatse kuki yasenye ibyo abubatse akaba ashaka kubaka ibyo biri mu mwuka w'Imana? None se Imana yigize isenya? Kuki itasenya Adamu ahubwo ikamuha imbaraga no kugira ngo imubyaze umusaruro uzavamo abubaha Imana? None Zayi w'ibintu byose yagize ate? Yasenya ahereye ku mutwe, asenya ahereye hasi ku ntangiriro, arangije anasenya no hagati. Bivuga ngo yasenye ubutatu butagatifu bw'Imana. Ubisoma niyo mpamvu nababwiye ngo njyewe ibyanditswe byera ndabyubaha, bitubera umumaro wo kutwigisha. Nkasubika mvuga ngo ninde wari wagura ifi akayikura akajya kuyigura mu bacuruzi agahita yiteka agashyiramo ibirungo yarangiza agateka ubugari akagaburira umwana n'umugabo we? Niba ibyo bitabaho, n'ijambo ry'Imana niko bimeze. Harimo bibiri, harimo kumenya inzira y'ibyiza ukamenya n'inzira y'ibibi. Rero hari abamenya inzira y'ibibi kuko yunguka vuba, birengagiza inzira y'ibyiza idogora twunguka kuzageza iteka ryose. Na Izaya arimo n'abandi bafatanyije. Ariko icyo dusabwa twe turiho ni ukubahindura. Nituramuka tutabivuze tuzabibazwa. Iryo jambo yigize aribwira Ezekiel ngo nutababurira nubwo ari ab'inzu y'abagome ngo amaraso yabo uzagira ute? Natwe rero nitutavuga ukuri aho barimo gusenya umurimo w'Imana, amaraso ya Kristo tuzagira gute? Niyo mpamvu rero nakubwira ngo kuba mu Mana ni byiza. Urumva? Bitanga amahoro meza. Kuba mu Mana ni byiza, bitanga amahoro meza. Arega ndagira ngo nkubwire, bari abinjiyemo baza ngo gushaka abagore muri ADPR barababonye nibyo, ariko birangije n'ubundi berekana imbuto beza izo arizo. Ndaje kukubwira ngo abari wowe uhitamo, ni wowe wo guhitamo, nanjye ni njye wo guhitamo, ariko finisage ya byose ni Kristo. Amen. Imana ibishimira kandi bagirire neza. Amen. Reka tugusabe noneho dusengera Imana dusoze n'iki kiganiro, kandi tugusaba umugisha mwinshi cyane n'abadukurikira. Mukomeze gukanda subscribe kuri izo channel kugira ngo tujye tubana mu bihe byose, tubane. Mukore comment mutubwire uko mubona ikiganiro, kandi n'ukuri turabakunda cyane. Ni karibu umukozi w'Imana. Urakoze cyane Kristo, nyiribihe umurengezi mwiza, data wa twese udukunda.
manuka wigaragaze kandi ukora imirimo n'ibitangaza, kuko ariwe munyembaraga, ariwe mujyanama. Mu izina ryawe Yesu Kristo, umwuka wera aganze. Amen. Amen. Imana ibishimire.